Inkuru ibabaje kandi iteye agahinda kanakomeye cyane nuko mu Ruhango ahazwi nko kwa Yezu Nyirimpuhwe haberaga amasengesho akaze niboneka ridasanzwe, ubwo ndavuga bonekerwa kugeza ubu ngubu bahafunze. RGB yashyizeho akanyundo, reka mbivuge gutyo, iravuga ati hano hantu habe hahagaze kubw'impamvu zikurikira. Mugiye kumva muri kino kiganiro cyose, mu ntega amatwi hanyuma tugendane. Twongeye kubasuza no kwifuriza ibihe byiza nkuko umubizi naho ngiye ndi God Official. Tunaboneraho kubatangariza yuko hano kuri Mark Justin TV family hatazajya hacaho ibiganiro gusa cyangwa se kuririmba gusa byonyine, ahubwo hazajya hananyuzwaho n'amakuru aba agiye atandukanye mu birebana n'iyobokamana ahirya no hino mu gihugu cyacu ndetse no hanze y'igihugu. Naho ngiye rero ugiye kubagezaho aya makuru y'ibiri kubera mu karere ka Ruhango. Muri aya makuru yacu reka tubabwire yuko urwego rw'igihugu RGB wahagaritse by'agateganyo amasengesho abera ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango kugeza hashyizweho ingamba zatuma hatazongera kubaho ibibazo by'abahasengera bibashyize mu kaga. Ibaruwa uru rwego rwandikiye umwepiskopi mukuru wa Diocese ya Kabgayi Dr Ntivuguzwa Baritazari igaragaza ko aho amasengesho abera kuri iyo ngoro hatujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano ndetse n'ituze ry'abahagana. Iyi baruwa iributsa ingingo z'amategeko zashingiyeho bitewe n'iki cyemezo, ikaba igaragaza yuko mu masengesho yo kuwa 27 Mata na 25 habaye umuvundo w'abantu benshi bakahakomerekera bikomeye. Ino baruwa yashyizweho umukono kuwa 17 Gicurasi isoza ivuga ko guhagarika by'agateganyo amasengesho ngaruka kwezi n'amasengesho ngaruka mwaka ku ngoro biri mu rwego rwo gushaka ingamba zo kubungabunga ubuzima bw'abahasengera kuri iyo ngoro kugeza hashyizweho ingamba zituma hatazongera kubaho ibibazo nk'ibyo by'impanuka ndetse bikaba byanahashyira ibibazo bikomeye by'abahasengera mu kaga. Aho ni mu karere ka Ruhango. Twebwe nk'umunyamakuru twabashije rero kwigerera kuri iyo ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe ibe hano mu Ruhango, tunabatembereza kugira ngo byibuze mwirebere uko hameze. Nyaboneka n'ahantu haberaga ibitangaza, bamwe bazaga gusenga bagasubizwa, abandi bakaza gusenga bakabonekerwa na Yezu Nyirimpuhwe. Bamwe mu bo tuba twaragiye tubasha kuganira ariko tutashatse kuzana amajwi yabo ahangaha mbona nkubone, ahubwo turagira ngo tubereke mbese mwitegereze aho basengeraga uko habaga hameze no kuhangana naho iyo ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe iri. Haba hari abantu benshi baturutse hirya no hino mu Rwanda, cyane ko nk'iyo habaye nk'isengesho ngaruka mwaka usanga hari n'abavuye no hanze, haba harimo n'abavuye no hanze. Nganguko rero reka tuze tubihanga amaso, ariko nanone navuga ati ni uburyo bwiza bwo kugira ngo higwe uburyo bwo gusenga bwemewe neza hatabayeho kubogama k'umuntu umwe cyangwa se undi, cyangwa se haba hagira wabigirira mu ikibazo. Hari igihe accident nk'izo ngizo ushobora kuza kuba ugasanga bamwe babuze ubuzima, bamwe barapfuye, abandi ugasanga ni ikibazo gikomeye kuko hateranira imbaga y'abantu benshi barenze ukwemera. Abari abantu benshi nawe urahabona, itegereza ubona nta bantu barimo, none unitegereza uri kubona hari abantu. Witegereza iyo foto kuko hano turi gukoresha amafoto, amashusho tuba tugomba kunyuzamo nayo tuba twifatiye ku giti cyacu, birabujijwe gukoresha ishusho ritari ryawe. Ni byiza ko ukoresha ishusho ryawe bwite, naho iyo ugiye gukoresha ishusho ritari ryawe mwatuma abashinzwe YouTube baduhana, reka mbivuge gutyo. Ariko icyo twashyizeho ni amafoto no kubereka uko igice cyo ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe ibera hano mu Ruhango, aho amasengesho ngaruka mwaka ndetse n'amasengesho ngaruka kwezi yaberaga hano hantu. Yaboneka rero murumva uko bimeze, ariko kuba ikigo gishinzwe imiyoborere icyo ababyeyi baberaho nyine no kutuyobora kugira ngo gahunda zirushaho kuba zagenda neza. Rero ntibumve ko hari igikuba cyacitse cyangwa se hari ibintu byagenze gutya na gutya, ahubwo ni bwa buryo bwo kureberera umuturage, ni bwa buryo bwo kureberera abasenga, ni bwa buryo bwo gushyira neza gahunda ku murongo kugira ngo ibintu bibe byarushaho kuba byagenda neza cyane gatanu ko kandi. Ngendi God Official, twibere kuri Mark Justin Family TV, niho mugomba gusanga inkuru nyinshi ziba zigiye zitandukanye. Mbibutsa yuko si ibyo gusa, tuzajya tubagezaho zimwe mu ndirimbo, tubagezeho ababwiriza butumwa batandukanye baba bavuye hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Hano kuri Mark Justin rero
turanatarama burya turatarama tukagira ibiganiro biryoshye, ibiganiro by'umwimerere, ibiganiro rwose bisetse bimeze neza cyane. Muzumva hari nk'ikiganiro kigeze gutambuka ugashize turi kumwe n'umupasiteri uko cyari kimeze neza. Hari n'abandi rero tugiye kubazanira kandi beza cyane. Ndi God Official niho nibere hano kuri Mark Justin TV Family. Reka mbabwire ngo mukomeze nyine mugubwe neza kandi mukomeze mugire ibihe byiza by'umugisha, ibihe byiza by'umunezero. Icyo nagusaba aho waba uri hose, wifuza gutambutsa ubuhamya, wifuza gutambutsa ijambo ry'Imana, wowe ufite kuduhamagara, ufite kutwandikira kuri iyi nimero ngiye kukubwira 0786817017. Ndongera subiremo 0786817017. Iyo nimero watwandikiraho cyangwa se ukanaduhamagara tukakwitaba, hanyuma ukatubwira icyifuzo cyawe, nimba ari ubuhamya, nimba ari ijambo ry'Imana ushaka kuvuga, nimba ari inkuru itandukanye. Dukora ibintu byerekeye kuri Kristo gusa, yego, mu makuru bagiye atandukanye muri showbiz, ibintu nyine nk'ibyo namwe murabyumva. Rero nta kwicwa n'irungu, nta kwicwa n'agahinda, nta kugira gute, turahari ku bwanyu kandi tubikora neza ku bwanyu, kuko byose nimwe tuba tugomba kubigezaho. Abaye ibyacu twabyigumanira tukabyibikira, ariko noneho kuko ari ibyanyu, niyo mpamvu nyine tubikora kugira ngo gahunda zirusheho kuba zagenda neza cyane. Murusheho kumenya amakuru atandukanye, aba amakuru yo muri Bibiliya, amakuru yo mu buzima busanzwe, nayo abakenewe si muri Bibiliya gusa, yego, tugendane noneho sasa. Rero nayo mu buzima busanzwe nayo abakenewe. Urabona ko iyi ni inkuru irebana no ku bikorwa by'iyobokamana bisa nkaho biba byahagaritsweho gatoya, bitewe n'impamvu ki? Kubera ko muri bwa buzima busanzwe harimo abaza kuza kuhatakariza ubuzima, harimo abaza kuza kuhaburira ubuzima, kandi baje gusenga, yego. Kandi gusenga, ugiye gusenga uba ugiye kugira ngo byibuze ubone amahoro mu mutima wawe. Niko kwa Yezu nyine mwe batubwira ati mugire amahoro yo mu mutima, mugire amahoro. Yego, ni byiza cyane kujya kubona ya mahoro, ukabona rero habaye accident nk'iyo cyangwa se undi muntu agize ikindi kibazo kandi yaje gusenga, ntago bari byiza, ntago ibyo bintu ku Mana bikunda. Niyo mpamvu rero n'ubuyobozi butureberera kugira ngo byibuze se bya bintu turi gukora ese koko biri guca mu mucyo, biri kugenda neza. Rero ndizera ko bijya habwo noneho ubwo bigiye kujya byagenda neza kurushaho. Wa mubyigano abaguhasanzwe bya biki byose nibyo bigiye kwitabwaho bigashyirwa ku murongo. Hano rero turi ni kungura Yezu Nyirimpuhwe muri Ruhango, ariko twibereye kuri YouTube channel Mark Justin TV Family. Nakubwira ati nyaboneka gerageza ukande subscribe, gerageza ukande like, share and comment, hanyuma kugira ngo ibintu byose bibe byarushaho kuba byagenda neza cyane. Twagura umuyoboro, yego, tugira abanyamuryango benshi kugira ngo byibuze inkuru tubagezaho, yabizo mu gitabo, yabizo mu buzima busanzwe, ariko byibuze dusangira ibyiza namwe n'abantu benshi turushaho kwaho, tugira umuryango mugari kuri Mark Justin TV Family. Ngayinga rero reka ngiyewe mbashimire, ndeka mbabwire nti mwakoze nyine kudukurikirana, mwakoze kuduhanga amaso, mwakoze kubana natwe. Ntabwo ikiganiro cyacu kiri buze kuza kugarukira ahangaha, turi buze no kuza gusimbuka tunaganirize bamwe mu bakunzi bacu, cyangwa se tunaganirize bamwe mu bari bashinzwe hari ahantu tumenye se bimeze gute. N'amakuru tugiye kugerageza gucukumbura mu buryo bwuzuye, turaza kuza nyine tuyabagezaho neza yuzuye gatanu ku kandi. Murabona ko nicyo kintu kiri ku mbuga nkoranyambaga cyane, babibaza ese ibyo kwa Yezu Nyirimpuhwe ibyo bimeze gute? Nta gikuba cyacitse, ni bisanzwe, ni bwa buryo bwa gahunda ya leta ibigenda ishyira ku murongo kugira ngo ibintu byose bigende neza. Reka ntitukumve ngo isengero ngo barazihagaritse. Kuki se bazihagaritse? Nuko haba hari impamvu. Ntago ikintu kiba kidafite impamvu, yego, sibyo? Ntago ikintu kibaho kidafite impamvu. Wakishimira kujya gusengera ahantu uri buze kuza kuburira ubuzima, wakishimira kujya gusengera ahantu utari buze kuza kubonera ibisubizo. Kandi kitujyana gusenga no kugira ngo tubone ibisubizo byiza by'ukuri kandi birambye, kugira ngo gahunda zirusheho kuba zagenda neza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yego, nangira kambabwira ati mugira amahoro mu mutima, mugira n'imigisha, mwunguke byose ibyo mwifuza byose. Nari God Official, bye bye.